Yago wishes everybody to be okay. So njewe Yago icyo kintu narakimukundiye cyane. Niyo nkunda abantu bakunda abandi. Kubera ko nanjye nkunda abantu cyane. So namuvugaho ibintu byinshi cyane ariko icyo ndakimushimira cyane kubera ko akunda abantu na God. God tukoranye indirimbo nka like 5 songs videos. Nago ziragusohoka ariko niyo yakoze indirimbo yanjye of my album today. Today yeah. Indirimbo nziza cyane. Namumenye kubera ko ari Yago niyo yambwiye rero Levi anyita Fada. Ase Fada rero hariho umutipe mwiza cyane akora ama video meza cyane. Nabwiye rero God, nabwiye rero njewe kuzi wawe ni Yago. Azira Yago niwe Yago sonitsi wanje. So birancanga ariko ni umuntu mwiza, afite umutima mwiza cyane. Afite too much love for other people. Neo Bosco cyane. Yego. Neo Bosco is stubborn. Like urabizi nawe. Cyane. Arigize ntabwo bizi. Nacikundira rero njewe Neo Bosco at first twaravugaga kuri telefone. Naraba kumumitinga. Mugezeho Neo Bosco yagiye kunyica. Narasetse umuntu ndi ni Bruce Melody. Bruce Melody nawe afite jazz nyinshi cyane. Bruce Melody yakubwira iki ugaseka. Another day, another blessing. Niza kumwe someze neza cyane kabisa mubeje kugira umunsi mwiza cyane kabisa. This is quick 10, of course quick 10 ya honza nibazo 10 nkabaza umwatiste turi kumwe by'umwariko akagenda bisubiza akaba ari ibibazo biri cyangwa se bimureba cyane kurusha ko namabaza ku bindi bintu biri gutrending ari kugenda hirya no hino. Nekereza ko ababonye episode zabanje ningi ninde episode mugiye kuza kwa mukunda cyane. Ndi kumwe n'umuhanzi ni munini cyane birenze uko mubona hangaha yakoreye Imana kandi acyana yikorera kandi azakomeza by'umwariko. Harabakijwe kubera we hari n'abazakizwa kubera we ni intumwa y'Imana kuri no si by'umwihariko nubwo atanditswe mu bitabo Bibiliya cyangwa se Qur'ani arayikora kandi aranayisingiza arayirimbira cyane kabisa. Yaje kudesha umugisha mu Rwanda ayesha umugisha abagande yawuhesheje isi muri rusange akunda Imana kandi Imana iramukunda akunda abantu kandi bo baramukunda turamukunda hariko turamwishimiye twishimiye kumwakira muri quick 10 cyane bamwita Levixon ntago ngiye kumuvuga kuko muramuzi cyane by'umwihariko Levixon tugwaye ikaze. Hey, what an introduction. Well done, my brother. Ndashaka gushimira Imana before anything else. Ndashaka gushimira Imana for the gift of life. Yeah. Kandi nawe kuma opportunity to be with you here. Imana iguhimigisha. Akoze cyane. N'abanyarwanda bose ndabishimiye cyane kandi abakunda cyane. It is a blessing to be here. Twasenga mbere ko dutangira ndi kuno mukozi batwasenga ko nanjye umukozi w'Imana. Nakibazo. Okay, twadusengera. Father, I want to thank you for a beautiful day like this. Ask you to increase in us and we decrease. Let it be about you, not about us. I've prayed in the name of Jesus. Amen. Amen. Okay. So rero Levixon hanga bafite ibibazo 10. 10 gusa. 10 byonyine nago birenga. Urumva. Buri kibazo cyo mubajije noneho ucyo ukora urumva unyine ugenda ugisubiza ko babireba wowe cyane nyine uri expressing yuko byumva. So tudagiye gutinda mu magambo by'umwihariko nawe ugiye kwaza mu Rwanda rwakwakiye gute kuri mu rugo uri iwanyu nago uri like ntabwo uri umushitsi urumva uri umunyarwanda. Mbe na mbere manze ngo ati mu bwana bwawe ho butire mu bwana nk'umunyarwanda nihe ndirimbo y'ikinyarwanda wakoze wumva cyangwa se uzi kuririmba ishobora kuba ari gospel cyangwa ari isanzwe mu bwana bwawe? Hari indirimbo nakunze cyane kandi n'ubu ndacyayikunda cyane. Tuzamara imyaka 1000 muri paradiso yawe. Narayikunze cyane kandi ayikunda. Niyo rero. Ukiri umwana wanyu. Ariko ninde yayiririmbye? Ntago nyizi nanjye gusa ndayizi. Ntago yizi indirimbo? Tuzamara imyaka 1000 turi muri paradiso. Ntago yizi se? Iyo ndirimbo ndayizi gutya kwanye sinamye. Tufite gukora research rero tukamenya ninde yayiririmbye kubera ko ni indirimbo nziza cyane yakunzwe abantu benshi cyane. Kandi irahimbaza Imana cyane. Niyo yonyine wakuze wumva cyane cyangwa se ukunda kuririmba cyane? Indirimbo yo mu Rwanda. Mu bwana bwawe atyo nakubwira ngo niyo iyindi ni ihese. Wewe mana tuzagera iwawe ryari. Wewe mana yanjye tuzagera iwawe ryari. Narayikunze cyane. So ni ikibazo cya mbere ngo tubwiye nyine indirimbo wakoze wumva by'umwihariko ijambo ryakunda kuvugwa cyane kenshi mu rugo iwanyu mukiri abana ry'ikinyarwanda
ryari irihe wenda ashobora atari menshi yavugwaga mama wanjye niwe yavugaga cyane ikinyarwanda ariko mu rugo hose bavuga ikinyarwanda ariko mama ni ijambo rihikize which word was that yakoreshwaga cyane kari menshi cyane rimwe muri yo nyine uzi ryakoreshwaga cyane kaza bati mu rugo twakoreshaga ijambo cyane mama yavugaga ngo mana ya Jared mana ya Jared kisobanura gute ngo imana ya Jared I believe maybe she was like our grandmother or something so yabivuga yaramwirahiraga imana ya Jared se mana rubyogo ukoze iki ibyogo nibyo nikoze mana ya Jared se tugiye kubigeza gute so nicyo yavugaga cyane mu rugo biramutse baye ngunga ko Revixon spending a day adasenze niki cyaba cyabaye umunsi ushobora gushira udasenze rero siri kwenda ngo like ngo you silent yourself like when urasenze muri ngo uratuje muri sibyo gusenga ko bati nagushaka kubesha ngo nsenga buri munsi ariko mu gitondo mbyuse ndasenga ariko it's not like I pray every day ariko mu gitondo ndasenga mbyutse biramutse baye ngo kuri icyo gitondo utakibona cyo gusenga no mu gitondo nyine ko bati ikintu cyakokipa nyine kuri uvuga ngo bwije nasenze nakubesha ngo hari ikintu cyambaho ariko ni byiza gusenga kubera ko when you pray and you dedicate your day to God it is a blessing that really you're looking out like from God yeah so ni ibintu byiza cyane ariko nago nakubwira ngo udasenze iki cyaba nabangiye kubesha ariko ni byiza gusenga na situation yakwisanga batuma wisanga udasenze nayo ubona nago ugira like akazi ko mu gitondo cyane maybe if they nuza ariko njyewe mu ndege ndasenga cyane like every time when we are going to take off so nago nakubesha bro yeah so hano mu Rwanda ku banzi ba gospel by'umwihariko hari mentality yari iriho cyangwa se imyumvire yabagiraga n'abanyarwanda benshi umva ngo gospel ngo ikoze gospel ngo ni nyine ngo uri like nyine uri umukozi w'urusengero cyane nta kintu watera imbere ukora umuziki wa gospel by'umwihariko kuko muri bitaramo bya gospel ngo biba bike cyane urumva tujyanye no mu Rwanda ngaha by'umwihariko dufite amakampani ategura ibitaramo every weekend urumva monthly aho gasanga gospel concert akenshi zikunda kuza mu mpera z'umwaka cyangwa se ni ibiterane ku nsengero bakavuga ati ngo gospel bikozemo ni umuziki watuma ukena sicyo ni umuziki wo kujya gukorera insengero cyane n'abapasiteri cyane like wowe nyine ubona ko ariho ikintu kivuze taraba kujya kure gutera imbere niki kimenyesha cyo gutera imbere okay bashatse kuvuga amafaranga twego niyo sanse babivugamo sasa okay now naguha answer yanjye sasa iyo niyo mindset y'abantu kandi niyo ikintu Shatani cyo yazanye mu bantu kubera ko Shatani Bibiliya nayo iravuga ngo Shatani ni prince niki prince mu Kinyarwanda prince like is the prince of the world gikomangoma prince like the prince of the world yani gikomangoma cyisi so urareba rero nawe afite ibintu byakora nka Shatani ari kuri isi n'abakuru ubuntu performing ubuntu bwe ariko ni ukubesha Shatani ishira mu bantu nago wambwira ngo wowe urasavinga Imana yaremye umuntu agakora amafaranga ukambwira ngo wowe nago waba n'amafaranga kandi ari Imana yaremye umuntu akora amafaranga in other words what am I trying to mean that God created man and man made money and we pray God to give us money you get so you can't tell me that you can serve God and you don't get money ibindi n'amafaranga nayo it's not a big deal urumva rero Bibiliya iravuga ngo dukorere cyane ijuru cyo gukorera ibintu byinshi kubera ko ibintu byinshi biribwa n'inuza okay the things of the world like it's vanity they vanity like yes. they vanish easily yes you get my point sure. So Bibiliya tubwira ngo dukorere ijuru let's work for heaven ibigisi tuzabyongererwa urabireba rero so iyo niyo just mindset reka umuntu areke gukora ngo ararimba gospel kubona amafaranga reka kore guhimbaza Imana no and to spread the gospel so that we can hook souls for Jesus you understand? I understand and you just let the rest will be added on you get just focus on serving God amafaranga nago waba umukene ufite Imana
imana si imana ni itanga, is provider. Definitely. So ni mindset shatani ibyo ashyira mu bantu akabaha ubuntu bukakwishimisha for just few months, few years, and it's gone. But his love it endures forever. You understand? Yeah, I understand. And at the end of the day, dukorera ijuru. It will be nice to know that your final destination is heaven. Kandi mufite kubimenya ngo nta muntu wese azareba ijuru, heaven, unless they go through his son Jesus Christ. So umuntu wese aririmba gospel ufite gushima cyane Imana ngo yakuhaye akazi ko gukora kubera ko wowe at least you have something you can remind God. Hariho umu king bamwita nde mu Kinyarwanda? Umwami Imana yamutumiye marayika, yamwohereje marayika, iramubwira rero genda umubwire ngo imyisi ye yageze agiye gupfa. Uwo mwami ahindukira like he faced the wall and he started crying, ararira cyane, abwira Imana rero ashaka wibuke, wakwibuka ikintu cyo nakoze cyiza ukanyongera ubuzima, and you add me more life. You get? So like what am I trying to mean here? That you have to at least look for something that you can remind God. Ikintu gikeya cyo wa reminding Imana ukamubwira rero Imana nakoze iki n'iki, wambabariye ibintu byagiye nabi ariko mbabarira. Like I'll get back on the right path. You get my point? So it is just a mindset I don't even believe in. Me serving God has given me everything I have. And kanizam serving imyisi yanjye yose, that's serving Imana. Wow. Ni byiza cyane. So ubu tukiri kuvuga guserving Imana by'umwihariko you are gospel artist, that's why tubuze kwazana si byinshi cyane ariko nyine raza kubikwazo cyane kuko hari abantu benshi badukukiye mu Rwanda, rufite abakristo benshi cyane kandi bakunda nyine abahanzi banabikora mu murimo w'Imana. Cyo ko hari amagambo abiri tusanga muri Bibiliya busanzwe, hari love God cyase gukunda Imana no gukorera Imana. Like amagambo yatandukanye ute wowe? Hari gukunda Imana no gukorera Imana. Ayo magambo ari kuri wowe afite we busobanuro yatandukanye ute nyine, how do you differentiate? Njewe nago like I can't separate them. Njewe uyasobanura ute actually? Njewe reka nkubwire nago wakunda Imana ukanga kuyiserving. Some people do, bro. Then I don't understand it. But me, I would want to be me. You get? I don't want to talk about other people. Yeah. They don't njewe naikunda kandi ayiserving. Because through serving God, that shows that I love God. Urareba? Nago wakora ku kazi kaguha byose byushaka utagakunda. The reason why you go back there it's because akazi uragakunda kandi karakwishura. You get my point? Hope I don't know, the example might not be that strong, but I'm trying to get something to give you. You get? So njewe nago wakunda Imana ukanga kuiserving. And how do you serve God? Like me, Levikson, I love God by loving people, and I serve God by serving people. Urareba? Now like there's no way you're gonna find God and you take him wambwira restaurant nziza cyane ariko tari inoza uptown muri roko dongia like in the ghetto. Tufati umuhanzi aritwa Uncles ya Austin no umuhanzi wavuga umuhanzi kandi inshuti yanje nago hanu hose nago wajana Imana cyangwa Yesu ukamujyana kwa Uncles bakamuha biriferi babita gute ibyo kurya byo uri kuvuga bruschette ibyo kurya buffet urumva ariko uhaye umuntu adafite ubuhaye Imana. So that's how I love God by loving people and I serve God by serving people. Okay, thank you so much. Hari ibindi bintu Levikson ugira are you an emotional guy? Uri wa mugira emotion cyane buriya cyane. Ushobora kuba hari cyane njewe reka nkubwire rero ubuzima bwanje. Rero abantu barawinning. Mwumva neza nkarira. Abantu byanze kugenda ndumva nabi nkarira. Sasa njewe like I celebrate with people when I see people like happy making it. Like ndarira kiramuzania za emotions zose. Sasa nibyo man. So okay, ibyishimo bitriggeringa emotions zawe, ibyishimo cyangwa se n'agahinda. Ni ibyishimo byose njewe. Bro,
ya mukuri kutarize mu bukwe bwawe kurira kutarize ntabwo narize mu bukwe bwanjye ntabwo twagera kugeza maybe nararize ariko ntabwo mwabibonye nararize maybe just you didn't see yeah byo kujya tutatangira warira 2026 Eh. wararize wari wariraho like bari byishimisha ibyo cyane ndarira nsenga uri gusenga oh my god even recently nari ndi na manager wanje try ibintu byo ducamo kuririmbira Imana like I just found myself like crying kan boba team yanjye barabireba cyane kubera ko sometimes ndishima maybe bawininga nkarira ariko ni ibintu bisa like it's a normal thing and I have no problem with it. rimwe ngo babyita weakness kurira kuma umuntu umugabo yariza agiye abantu babyita ngo ni weakness naribi abantu bose babita byose byo bashaka naribi as long as icyo bisobanuye kuri wowe anyway by the way we are watching match ultimately a match hanga sibyo and I know you are Manchester United fan and a Cristiano fan definitely like last time nigeze kubona hari umwe mu ba celebrity like no streamer bamwita Aisha Speed aretse kujya mu gihugu kimanza ari Benin bavuga ati ngo gino uri igiti cy'umugisha arano kuntu babisobanuye agiye ku giti nyine ngo bahasabira umugisha nyine igiti yagiyeho baravugira ngo Aisha Speed bavuga ati gira ikintu usaba ngo ndasaba Imana ko yangiza Cristiano igikombe cy'isi urumva like wize sa bavuga ati gira ikintu usabira Cristiano Ronaldo nawe amusabira igikombe cy'isi cyangwa wamusabira iki wowe afite isabo kuri uyu munsi ibikombe bibiri afite isabo kuri uyu munsi ibikombe bibiri Imana ibimuhe afite na birthday uyu munsi agize happy birthday Cristiano rero ni njyewe Vixiano uriya ni Cristiano 7 is my number and 7 is anyway I love Cristiano ndamukunda cyane ariko Imana imuhe all the two trophies imuhe World Cup imuhe nanuza na muri Saudi yari Saudi yawe yes okay you are Manchester United fan yes umeze ute muri no misi no Manchester none meze neza nta kibazo murabireba ntabwo dukina Arsenal Chelsea bose gutumura gusa ntabwo mukira sana tunawaua tu kama hakuna mchezo anyway rero mani ndayikunda cyane ariko it's funny I wish Arsenal can take the trophy this year. My investment cyangwa igimaze itegura ibyitegura one manager of mine is called Leo akunda Arsenal cyane ubundi bamwita Ford akunda Arsenal akunda Chelsea I mean Man City yeah ubundi akunda Chelsea ubundi manager wamwita Andrew akunda Chelsea ubundi akunda Arsenal mwita Peter ariko you stay at your own kuri Manchester United. I'm the only one. That's why you're the only one. So, Ariko, this time around, I pray Arsenal can win. At least they can have a trophy. Yeah. Which one did you? Premier League, Champions League, or whatever? If they can win everything, I have no problem with it. Okay. Uramutse isa ubaye Manchester United manager urumva tubwira abakinnyi babiri wakwinjiza muri next summer. Babiri wagura urumva nyine ubuzima urayikunda n'ikipe fana urayikurikirana imikinire yayo urenje bose wambwira umukinnyi wose around the world nyine bakinnyi bahari bari active zisa babiri wakwinjiza muri Manchester United muri summer kavuga ati tuzakompetinga no for like for big striker cyane nazana Mbappe uwo numwe nazana cha Haaland bose babiri ariko umaye uwundi umwe wa gatatu ntagarura Cristiano bro kwa kumukunda ko gufasha ikipe cyangwa kumukunda Cristiano let me tell you Cristiano you just need to give him the ball don't waste time umuhaye umupira uwe azinuza net wiri box pocha nyine itatsinda cyo dushaka niki namagoro si ndio Cristiano ya duha kandi now he's on fire I'm telling you that guy people might see as like he's going down but ni season ye kabisa Cristiano agiye ku surprising abantu benshi cyane kubera ko his time is going and as his time is going God has given him a small gift as he's saying bye bye yes but last dance igomba kugenda neza so be careful guys World Cup we did it Portugal you say we coming anyway none hangara ikingiye kwaza ibibazo cyanyuma kuri football tunabiva dukomeze ku bindi uramutse ufite ubushobozi bwo gukinisha abakinnyi batatanga mu ikipe yawe ufite abakinnyi batatu mu ikipe yawe batatu ngiye kukubwira urakinisha umwe
usimbuza undi ugurisha undi. Dufite Bruno Fernandes, dufite witwa Kevin De Bruyne, twene twa Luka Modric. Play 1, sub 1 and sell 1. Kevin De Bruyne arahari, Bruno Fernandes na Luka Modric. Now the other ones are old, and Kevin now is having an What injury. we are talking about the prime time. Prime time. Prime time. I would play Kevin. Kevin would play. Then bench. You said what? Bench, yeah, sub. Sub. Course, yeah. I would put prime time. Prime time. Modric and sell Bruno. I'm sorry, Manchester United. Ariko Bruno wemfite beef nawe nini cyane. We dufite ka beef kacu. Nzamubwira mubonye. Ikindi kibazo we mufitanye ibiri personal. Personal. Anyway, Levinson ni umukozi w'Imana kandi usoma Bibiliya cyane. Iyo usomye Bibiliya buriya, niyo story muri Bibiliya isa nkaho cyase umuntu uri muri Bibiliya. Ubona muhuje story nawe kuba ati iyo mbonye story y'uyu muntu nyine, manumva like niribona nyine ndiyumva muri story tuyaguza story ndagira like zaba zimwe kuko nibihe si bimwe urumva. Aho kuvuga ati nyine amateka unje amateka y'uyu muntu n'abantu babiri. Abantu babiri muri Bibiliya. Umwe bamuta mu Kinyarwanda. Joseph. Bamwita kukivuga mu Kinyarwanda. Joseph. Uwundi ni David. David na Joseph, yeah. Ubu ngubu dufashe telefone ya Levinson tukajya nko muri history yiwe. Ibi birakunda gusacinga cyane kuri internet. Nyine uvuga ati reka ati Levinson ndi free from music ndaruhutse nyine ncoje bikora bya music ncoje inshingano za famille n'iki free time ya kuri social media cyangwa social media ndetse muri Google stories zawe nyine ibintu like history yawe. Muri Google nkunda kwicaringa cyane nawe ubibonye aha. Nkunda gushiramo cyane like words about the Bible. Verses like mirongo ya Bibiliya kubera ko mba like sometimes ubuzima bwanjye bose mba ndi muri studio, so I be challenge like getting words ijambo nk'iri barivuze ryavuze gutwe like oh god like a word like this how is it like like barivuga ryavuze hici muri Bibiliya ryavuzweho iki muri Bibiliya. Asante sana. So ariko n'ibintu bindi umuntu umupira cyane wabireba ha muri search engine yanjye live score Nigerero nibyo, yeah, that's it. Anyway, n'umuziki nawe nkunda cyane nako nakubesha ngomba ngusacinga wapi nakunda cyane. So search zawe muri ChatGPT zikunda kubizihe? Ntago nyikoresha. Ntago uyikoresha? Wow. None even ntago uyifashisha. Wow, ni fresh cyane kabisa. Hano mu Rwanda uko biri kose ku cya showbiz yo mu Rwanda ahangaha bibaye ngombwa ko wirwa ha mu nzu umunsi wose uri wenyine, wenda bose team yawe idahari, uri wenyine, wenda like TV off, everything off. Bagwa ati shaka umanzi umunyarwanda mwirwa na munzanga mwirwe mwiganirira even ninde manzi umunyarwanda mwakwirwa na munzanga ni beshi cyane ni umwe ko bayebesha abakavuyo kandi hakenewe umwe mwirwa na munzu atarahandeke kumuvuga oya abanga barangaha forget them numva bibagiye even yewe mukure mureke yewe mwihorere nago babiri. Okay, ndabakwemereye nari. Niyo Bosco cyane. Yego. Niyo Bosco is stubborn. Like urabizi nawe. Cyane. Arigize narago bizi. Nacikundira rero njewe. Niyo Bosco at first twaravugaga kuri telefone. Naraba kumumitinga. Mugezeho Niyo Bosco yagiye kunyica. Narasetse umuntu ndi ni Bruce Melody. Bruce Melody nawe afite jazz nyinshi cyane. Bruce Melody yakubwira iki ugaseka. Urumva n'abantu benshi cyane baririmba benshi akaba nibo wakwirwa nawe cyane kabisa. Anyway, biramutse be ngombwa no ko mu gitondo aho ati ugiye kubyuka nyine urumva ureba umuntu urumva uhamagara ubwo ati yo ndagukunda atari umukunzi wawe sibyo atari umuntu muri family yawe like undi muntu random
sibyo undi muntu wari wese nyine ukaba utari nyine utari umuntu connected nawe cyane ndagukunda nabyibazo ko ati yo morning ndagukunda umunsi mwiza umuntu yaba ari indi umukunzi wawe urumva mama wawe n'abandi muri family yawe urumva na family yawe n'abana be tukabakuramo undi muntu yaba ari inde wahamagara ko ati yo ndagukunda umunsi mwiza umuntu we wavuga nyine ndahamagara mu gitondo nyibyuka na timu yanje yose iyo yireke iyo yihorera abo ngabo n'abantu iyo ni famille muganira byinshi kuko ninde nahamagara hehe kuri phone yawe aho ushaka uri kubana mu Rwanda ko wenda mu bantu bazi kuko uri nawe uri mu Rwanda iyo umuntu mu gitondo atuhamagara ko ati yo waramutse ndagukunda ugira umunsi mwiza kigendera nyine akabyakira nyine atabyibajije ngo nabitindeho cyane urumva I would say right now yabari yewe yabari yewe kwera ko yewe mani yewe n'umuntu ari hambo cyane kandi ibyo ndabimubwira cyane man ndagukunda rero you have a good heart so n'umuntu ari hambo n'umuntu akunda gukora akazi njyewe na yewe for a month right now nukuryama like we sleep at 5 at 5 dukora akazi saa man yewe yesu na interview ubonye man ndagukunda bro blessings yeah namubwira because man yamaye umugisha mwinshi cyane yamaye time nyinshi cyane umukozi w'Imana mu Rwanda following utari umuhanzi mu pastor Nvati ngunda wenda kure byigisho byiwe kuri YouTube or amateraniro yera umukozi w'Imana okay ushaka ari benshi ariko nyine wa mukozi w'Imana uvuga ati mu Rwanda ndi kuvuga mu Rwanda sindi kuvuga Uganda ariko n'umuririmbi wa gospel byose nta kibazo oya umuririmbi ko umukozi mu posting ijambo ry'Imana umuririmbi no umuhanzi umva ushaka admire talent yiwe urumva ushaka admiring talent ndi kuvuga umukozi w'Imana mu pasteri cyangwa ndi mu preacher nagushaka mbeshe nawe nubeshye tumo tuvugisha kuri umukozi w'Imana nawuzi mfite for now na pasteri umuhanzi w'Imana muri playlist yawe ubungubu umunyarwanda nindi kuri playlist yawe ubungubu ufite nyine yindi muri kumva uri imbere nyine uri imbere y'abandi bose right now like indirimbo yutumva cyane current ubungubu uri kumva cyane y'umuhanzi w'umunyarwanda ubungubu mu Rwanda right now ni yewe uri kumva yewe ndumvise indirimbo ze zitaraba gusohoka nizo yasohoye twebwe turamwikundira nka team yanje Levi hari abahanzi tusanga urumva nk'abahanzi ba gospel sangagira mentality ivuga ngo urumva njyewe ahantu hari abaririmbye abantu bisi nyine reka tubita bisi bakora secular urumva ahantu sinahicara like bavuga amagambo yanduye n'abantu nyine ngo badasenge babita abapagani urumva wowe by'umwihariko uri umuntu ba comfortable wicanye n'abandi bantu batari abakozi b'Imana reka nyine everyone umukozi w'Imana ariko nyine abantu badakora umuziki umwe nyine wo kuramya no guhimbaza Imana uri comfortable kandi ukumva like ukumva uri kubyadi meeting ukumva ni ibintu uri kwakira neza muri wowe bavuga nabi of course amagambo mabi nago nava comfortable ariko nabo bakeneye umuntu atavuga amagambo mabi so that they can change you understand numva abantu bavuga ngo darkness and light can't come together but changewe nago mbyemera darkness should light should go where the darkness is so that we can have light you get my point so njewe nta kibazo mfite nacyo ariko maybe I try my best nago nakwicara just there nkaba entertaining bakavuga amagambo mabi byose byo vuga no nabwira rero ibyo muvuga ni bibi mwaba like you can be good people you can change and be like this because new mission yanje njewe mission yanje is to hook souls for Jesus and I can't hook souls which are already hooked urareba rero tufite kujya hanze the Bibiliya yatubwira ngo go into the world mugende ku misozi babwira ibya Yesu nago waba a fisherman when you fear the lake when you fear water you can never you need to go where the water is and fish isn't it so you cannot be a fisherman when you fear the water so njewe niko kazi kanje no like is to preach the gospel so I have to preach the gospel to those who don't know God so they can know God so it is a blessing I'd never take for granted njewe your time yose yombonye n'abantu batazi Imana mbari hagati I make sure I tell them about God waperforming mu kabari nta kibazo mfite ariko njewe ububari nago mbukunda ariko Imana umunsi zambwira ngo rero Levixon jya mu kabari preaching zajyayo njewe nkorera Imana nago nkorera abantu
imana imbwiye ngo jya ariko nkora concerts cyane ndirimba kuri concerts cyane bazanye ba Wizkid bazanye ba David bazanye ba bande concert yanyu narimbyeho imbere yari ya Shaggy urumva my first concert so what does that mean iyo ni opportunity njewe nakinira kubera ko iyo ni opportunity na imana imaye kubwiza ubutumwa abantu babwire kuri Imana and I never joke with it. I go there and preach the gospel. So njewe nakibazo n'umuntu wese murimbi wa gospel agiye mu kabari kuririmba no kubwiriza ubutumwa imana imuha umugisha nico dufite gukora kubera ko abantu bakeneye imana these are the people that really need God, you understand? So if an artist is anointed for that reka kujayo when you're not called to do that reka imana igusunikeyo yari ikoherezayo so ujeyo and you preach the gospel. It's not us who change, it is God, but our mission is to speak the gospel to them. Davis believing ko depression ibaho ko kwari bitwa depression byate cyase depression urumva depression nekeza ko singiye kwisobanura urabi ni ijambo riri common rikoreshwa cyane rirazwi iyo ni ibintu believing ko bibaho kandi ko bikizwa n'abantu kugira ngo ubwire umuntu ibibazo bya mubwira ati uzunganirize cyase uganize umuntu ati ndi kwiyumva gutya ukumva ko ibitekerezo by'abantu bikira depression cyangwa depression kubwa yumva ko ari ibintu bikizwa n'Imana cyane ngo nayemera kibaho naka nkubwire rero njewe mbwira cyane abantu mutarabakuza kumbwira how life is not good with you banza uvugane n'Imana Imana twese yaraturemye kandi yaradukunze kudukunda Imana iduha umwana we umwe wonyine Yesu as a living sacrifice to come and die for our sins. I don't think there is any situation that God cannot solve for us, his children. The way he loved us and he gave us his only begotten son, I don't think there's any way he can fail to be there for us. Kandi Imana ikorera no mu bantu wakajya umuntu kamubwira rero I'm going through this ABCD umuntu maybe because twese abantu we have found ourselves like go through a lot of situations and all that but everything I went through years ago it has helped me to become who I am today. And whenever I testify, I give hope to other people. So, wambwira ubuzima bwawe buri familia. Cyangwa nanje byambayeho, nkabwira rero njewe ibyo byambayeho ariko ntago napfuye. Nasenze Imana ABCD, nasenga Imana, I fasted, I prayed, and now I'm here. So reka kwireba nk'umuntu agiye gupfa because everything is happening to you like this. Kandi cyureba njewe Imana ni ibintu bibaho. So that they can help people to have hope. Like helping people to get hope. Kubera ko wowe njewe navukiye ku muhanda muri Kosovo. Ndara mu mazu ataraba like not finished houses, all those things. Ibi bintu byose byambaye ku muhanda kuri veranda ku byose. Njewe uyu munsi umwana mubonye wose ari ku muhanda. I don't take them for granted. I know these people will become somebody. What I tell them, don't kill yourself. Don't take drugs. Because God has never created a failure in his image. The Bible says we are all created in his image. If you're God, would you create a failure in your image? No. You would not. What does that mean? Everybody, there is what we call prime time. When your time comes like this, nobody can fling with it. Wabunyi satani ishize isuti irebe kange nacho ya gukora. So it is okay to tell what you're going through because there are people who have been through what you're going through. And the only way why the biggest reason why they went through that and they overcame it, it's for you to also know that this situation is not permanent. It's not gonna kill me. If Levikson survived, I also survive. If this happened to Thingy, I will also be like this. So ni byiza gusharinga. It's good. Nikakuba munzu ukarira nagusenga Imana ukarira njewe byanje byayo byagiye ndangiye gupfa wororo. It won't. You go out, don't die. Go share. Ariko n'Imana nayo ufite kuyisenga like ukayuka. Like you need to really have a good relationship with God because Imana yarabivuze
I'll never leave you. I'll be there. I'll never leave you, never forsake you. You get? So it's something people really need to know. turimo turasoza mfite utubazo duto cyane ugiye gusubiza wihuta cyane rero nsabe nko kore Vixen izisaha wandika igitabo ku buzima bwawe utegetse ko igitabo cyawe gifite page zingahe Ha? My brother. Hey. I think it's a book people would really read for many years. Kubera ko njyewe ubuzima bwo nciyemo ni bwinshi cyane. Kandi byose. It's so funny. Ndabishimira Imana. Because they have made me who I am today. There is no any situation that it is a problem to me anymore. Kubera ko mbambizi bingiye kubicamo. Imana irahari irabireba. Tomorrow my testimony will give hope to somebody else. Yeah, that's how I look at the gospel. Yeah, so if I'm trying to write a book about myself, people will take years, and I believe it will give hope to many. ufite gano kuzandika nk'igitabo kikuvugaho No, hari igitabo cyo tugiye gusohora, kigiye gusohora. Ariko it's not about my life. Ariko hariyo team nini cyane iba muri Scotland. They want to do a movie about my life. Oh wow. Yeah. So suppose ibintu bibiri kiramutse igitabo cyagifite chapitre 10 cyo kubuzima bwawe kiramutse gifite chapters 10 mu gihe tuvuga chapitre romba chapitre cyase chapters ni Gifaransa chapitre I love French. Did so much. Aha gifite chapitre 10 chapters 10 agomba kuba arimo chapitre ishimishije na chapitre ibabaje. Chapitre ishimishije abari yakangahe suri mbwe gucyaba haba hari miki urumva yishimishije abari yakangahe ibabaje abari yakangahe by numbers. Ibabaza yababaza nyine yababaza yazimbere yabari ya mbere. So that bakababara then at the end victory comes in. Wow. Yeah. Okay. Ubwo akanyuma natangubaza izi saha umuntu ari Uganda biramutse ngombwa ko agende kumenya amakuru ya Vixen nk'umuntu uri Uganda nyine ashabonye amakuru ya Vixen ninde muhanzi w'umugande yahamagaye atamubwira straight Vixen ari i Kigali umuhanzi w'umugande uzwi umuntu atamagara bati umva ndi gushaka Vixen Vixen ari i Kigali uwo muhanzi yabandi Kampala ni benshi cyane umwe mvuze umwe nyine bwo actually nyine wa muntu nyine benshi cyane kubera ko barabizi ngo ndaha oya nyine kuvuga umuhanzi we nyine rumva uri close kuri cyane w'umugande nyine ku buryo every second rumva ariko njewe ko abahanzi bose ni inshuti yanjye. I know bose they are all my friends. ubizi saha na mu Rwanda besha ko ari mbazi ko mu Rwanda ari kubizi saha nka yewe niyo muntu wambenzi neza ko umva Vixen yari mu nzu ari kuzisaha tuvugana agiye ku kabutike yari gihanga aho umuntu yatangaye makuru ameze gutyo ndumva wa muntu uri close cyane even ubwo buri hano mu Rwanda umusanga bari kumwe still musanga mu bamukire kumwe hariya kabari benshi bani bazagiye kunyica mvuze umwe bro vuga babiri bro na babiri nabo ni bakeya cyane ije dukireke man, let's just pass it bro. Yes uvuga batatu noneho ribura wapi let's just pass anyway tubwira abantu babiri hano mu by'umwihariko mu Rwanda mu gihe umaze no mu Rwanda by'umwihariko ukavuga ati abantu banyeretse urukundo okay ni benshi sibyo ako nyine abantu bakubaye hafi cyane cyangwa kuba hafi y'uri mu Rwanda ahangaha ukavuga ati iyo ndi mu Rwanda niyumva nk'uri mu rugo bitewe nuko nahahuriye n'izi nshuti usanga ari waraje utazanye na benshi bakaguhuza n'igihugu cyose nyine igihugu kikakumenya kikarushaho kugukunda abantu baba ari abahe ni nka appreciation nyine uko kwashimira. Ntago nabwiye benshi ngo ndaha rero nashimira umuntu umwe yewe from day one we nabwiye ngo man nahageze rero yewe like I've been with yewe like every day. So yeah bari yewe umuziki w'ubona dute umuziki w'ubona gute afite music nziza yakoze performance nziza kuri tariki ya mbere kwa mbere ubu umuziki w'ubona gute yewe Rwanda should get ready ntumubeshye bro yewe reka nkubwire album nayumvishe nakonze abanyarwanda bagiye kubijyana gute ariko yewe afite sound nziza yewe naga ari umwana mwiza cyane just only that being a good person ariko man yewe ari talented cyane cyane talented confusing abantu ituzi urumva ari yewe nka producer yewe agera mu rugo rwacu twese tukamugira yewe turamwikundira twebwe cyane
ariko no kuririmba cyane cyane yewe is another thing. The world is not yet ready. Okay. Yewe agace gato ku ndirimbo y'izina akahe agace gato ku ndirimbo yaririmbye indirimbo ifite izina rya my wife yashire wawe You're my desire izo indirimbo nziza cyane nahise nishyuye umugore wanjye rero ndamubwira rero nabwiye yewe guhandikira indirimbo ariko mubeshe arishima cyane yewe mu rugo rwanjye baramufana cyane yaririmbye irindi n'abana banjye yaririmbye indirimbo mama nse nibyo gutayikunda reka ngushimire cyane gusa dusoze kurya football gatoya match nk'urugero nka Cristiano Ronaldo buze gukina ari muri Real Madrid match ikaba ari saa 9 z'ijoro ufite konseri ejo saa 8 iyo match wayireba reka nkubwire that is my management to answer that do you know why televiziyo bayikuraho cyane kuvuga televiziyo bayikuraho hariho na video nashize kuri YouTube twari dufite ubukwe muri weekends tuba dufite ubukwe tuba dufite like a lot of weddings mu Uganda ariko man umupira uzi ngo nari mfite kuririmba indirimbo bayita Ronaldo ariko mbwira abantu rero like you can give me Ronaldo give me Panado but if you give me my God I dance bailando nyoreka abantu rero turakunda ibintu tukunda imipira ariko Imana niyo ya mbere you get ariko I was telling myself it was a dedication. I was dedicating that song to myself. Kwera ko nkunda Cristiano cyane. I'll be frank with you. Na match ya Cristiano. There is no any match of Cristiano I've ever missed. Mbandi kuri telefone yanjye guti. Banjyana kuri stage. Ngiye kuri stage baza nkayiho umuntu ndiri gutyana ngagera nkakubita show nkagaruka. Ngareba aho twaherereye. Is that right in Rwanda? Nayubishije byumva yabahereye. Ukuri Cristiano ku buryo rwose niba ufite concert even uvuze ubukwe wa Mogani wanabiku uramukunda cyane Imana izamuye igikombe cy'isi. Cyane amen. Wayo umuntu nyuma ya speed bamwambitse perezida FIFA yamuhaye ikote ryiwe. Avuga ati izi sawa perezida wa FIFA yari muri World Cup yarabibonye ati Cristiano win gold urayba na speed namumenye kubera ko Cristiano umunsi yabonye Cristiano bagafata ifoto Nasubati nawe uwenye mu rutonde wano nkunda speed nawe nuko namumenye wow which is number 1 ariko na Messi nda respect njewe nagunda abafana ngo nkundu you and I narrow this one no gusa ko ni team CR7 ariko I can love Cristiano kandi I have my reasons Cristiano rareba man story ye like it's a very touching story rabireba rero na Messi yes ariko Messi I respect Messi but I prefer Cristiano because he's a real dreamer and very inspiring by the way I was like umuntu wonyine gukoresha wonyine gusa utawurenze ari umuntu nyine umuhungu wanjye yambwiye ati akunda umuntu twayago kandi ngo ni inshuti yawe cyane even back in the days hano mu Rwanda mwarakoranye even na Uganda murakorana ati ijambo wavuga kuri yago muri twayago umutipa aramukunda cyane urumva ari unyandikiye ngo mukubaze urumva ngene nasoje yago ni iki kintu iyo kuvuga yago wamuvuga iki ku Banyarwanda wenda yago rero yago n'umwana mwiza nagonzi cyane nabonyeho ibintu byambayeho ariko I think mu buzima turi abantu ariko njyewe nago ndeba abantu like the way the world look at them yago afite umutima mwiza cyane cyane kandi cyane like when I say cyane yago yafata cyafiti cyonyine akagiguha cyo yasigaranye and he will wait for tomorrow. It was like tomorrow will come so rero yago njyewe Abanyarwanda benshi babarimbi cyane bose nabamenye kuri yago mukuri yago niwe aguhamagara ko rero Levi hari producer wo mu Rwanda mwiza cyane ngewe producer wo mu Rwanda nakoranye nawe imbere yari noza Medbeats arundi ariko bose na ele namumenye kubera ko yago wishes everybody to be okay. So
njyewe yaga icyo kintu narakimukundiye cyane niyo nkunda abantu bakunda abandi kubera ko nanjye nkunda abantu cyane so namuvugaho ibintu byinshi cyane ariko icyo ndakimushimira cyane kubera ko akunda abantu na God dukoranye indirimbo nka like 5 songs videos ntabwo ziragusohoka ariko niyo yakoze indirimbo yanjye of my album today yeah indirimbo nziza cyane namumenye kubera ko ari yago niyo yambwiye rero Levi anyita Fada ase Fada rero hariho umutipe mwiza cyane akora amavideo meza cyane nabwiye rero God nabwiye rero njyewe kuzi wawe ni Yago azira Yago niwe Yago sonitsi wanje so birancanga ariko ni umuntu mwiza afite umutima mwiza cyane afite too much love for other people yeah so Imana imigisha kandi yagarakundwa has favor ureba no mu Bugande abantu babuzuye iwe abagande baririmbi bose buzuye kujya hanze very soon babuzuye we abagande babarimbi bose babagore babahungu bose yagongewe mbakure ariko I drive my car nkagiwe akankubita story mfite stress zose zirakabyina abaseka yisekera Yago man impimigisha bambi is a good guy. Wow, is a good guy. Are you happy? Revire ko twataye dusenga mbere ko ngushimire by the way ngushimire mbere nabanze ubwire ko ufite indirimbo zawe zifasha abanyarwanda benshi urumva benshi cyane na ku rusenyero nsengamo ndakora ibintu bijyanye na live stream urumva ariko nk'indirimbo zawe yo zigiyemo mbere ku nyine hagati materaniro ukuntu barafashwa kandi barishima no kuri wabibyimbuti ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ni mu rugo kuretse kwa no mu rugo ariko Imana naguhereye nyine ni isezerano cya gihugu cy'isezerano Imana yakoherejemo igihugu bezo dukunde nk'abanyarwanda turagukunda natwe kandi from like kundi bagiye kora byabajaca za Chikibombe tugende mu caci urumva n'izindi nyinshi muri sharomba za replay urumva bya ku today ufite maginga yangaya ni indirimbo ziri gukora akazi kanini mu banyarwanda kandi cyane kandi abanyarwanda bafite kukimenyo papa ndi ndaririmba ikinyarwanda cyinshi cyane this time around kizi urumva kandi ufite cyo gikundiro mu banyarwanda so rero reka nsabe nanjye ngusabira Imana ranjye njya ngunda kuvuga amagambo meza ku bantu ranjye nagiye nsenga Imana bati nuvuga muri ijambo ku muntu Imana izabimukora so ranjye ndakunda kuvuga amagambo ku bantu kandi Imana ikabikora Levixon uri umuntu mwiza nakumenye back nakugije nakumenyeye urumva binyuze kuri wa mubyeyi Imana igobeze mu mugisha nawe hari ariko uri umwe mu bahanzi mbona ko ugira iyerekwa rinini cyane kandi vision zawe kandi no utwara ubuzima uko buri urumva like ntabwo uri wa muntu uvuga ngo nagiye unaheze muri ibi niko nkuzi ngewe ndashobora ko atari ko ariko nyine niko nkuzi kandi believing kandi nako biri urumva ngenda gusaranye rwose ndagusaba ati uzakomeze nubundi singiye kubikugisha ubuzima bwawe barabikwigisha ubwabyo n'umuhamagaro wawe ariko uzakomeza inzira urimo ni inzira nziza kandi uganisha mu ijuru kandi inzira ko mu nzira yawe urimo harimo imigisha myinshi ugenda uyikabaka ugenda unayumva nabwo urayihumurirwa urumva ndakwifuriza umugisha ndakwifuza gutera imbere kwaguka kandi iby'Imana iguha gumiza ubisangiza isi urumva ubiha abantu babana buze ubuzima bwabo bayimo nko kubitegereza kandi ugomeze ugire umutima wo kuvuga neza abantu burya nta kintu kita kuvuga neza abantu ko naye bakuvuga neza so rero ubwo nanjye ndagusabira umugisha I will love kumuzabona one day nyine hari ibirenze byo maze kubona umaze kugeraho nge nzabyishima mu mutima kuko nge nifuriza umugisha umuntu wese twahuye mu buzima bwanjye even this brother twamenye ataragira nkaho ageze aha ngaha arumva ambera umugisha atera imbere hose ni uduhuje maginga yanga nyuma y'imyaka irenga ngaye muhuza ariko araduhuje uretse n'ibyo ngibyo kandi Imana ihuza abantu mu gihe cyanyacyo kandi mu by'umumaro cyane rimwe na rimwe ndakwifuriza ko inzozi zawe aho ziri ziture iyo zigereyo zifuze kandi ugomba kwigererayo Imana igomeze guha umugisha rero ndabikwifurije kandi Imana yumve umutima wanjye ufungutse ko bivuganye urukundo kandi bivuganye umuhamagaro wawe ibari yivuga muri ngeyo mvugiramo so ndagushimira cyane ko maye n'uyu mwanya tukaganira ni ijoro ritoroshye ku bandi bahanzi kuko kubona umwanya nk'uyu turi saa yine ziburi moti 9 z'ijoro nago babyoshya abahanzi saba mu studio abanywa inzoga bari kunywa amayoga bari kumwe n'imiryango ariko twicaye turaganira kandi tuganiriza isi tutarimo turaganira ibyacu twenyine nsakazi kanje na n'isi turabwiye so rero Imana igomeze ibone ko ukwigomwa kwawe ugira umuhate wawe urukundo ugira byose byubakirwa kugira ngo ikugeze ahandi wifuza kugera mu izina rya Yesu amen. Hallelujah. Man, thank you so much. Thank you very, very much, by the way. Kandi byose by'insengero nawe Imana biguhe. Amen. Kandi nagukunze man. Thank you for that beautiful heart. God bless you so much.
Father, I want to thank you for a beautiful day like this one. I want to thank you for your people. Thank you for this kind of a job. See where it has brought us, oh God. Together, we are here to share your testimonies and what you have done for us. It is because of you that we are all here, oh God. Amen. Father, I want to thank this man in front of you as your servant, oh God. He has Amen. blessed me. Father, I pray you bless him with whatever his heart Amen. desire. Amen. And everybody he works with, and the station itself, oh God. Amen. And everybody who's going to watch this interview, my Master King Amen. of Glory. I pray you bless them. Amen. You're the one who does it. Nobody does it like the way you do it, oh God. Amen. Please do it for them so that we testify and we give the glory Amen. back to you, oh God. See. I ask you to continue increasing in us and we decrease. Let Amen. it be about you, not about us. Father, those who don't know you, abo batakuzi Imana reka bakumenye. Ngo ni wowe wenyine. You're the only one, the King of Kings, the one who conquered this world. Amen. And let them know that you love them. And because of your love, you gave them your only Son, Jesus Christ, to die for their sins, oh God. Amen. Father, I pray for Rwanda. May you continue to bless Rwanda. Amen. May you continue to give them peace. Amen. May you bless them. Father, let Rwanda be a country that is known for Jesus, knowing God. Amen. May you bless each and everybody. Everybody in those big offices, bless them. Amen. May you give them more life. Give them whatever they had desire. May they testify that it is because of you. Thank you, Master King of Glory, for a beautiful night. I Amen. pray those who don't know you Amen. get to know you, because that's the biggest reason why we're here. Yes. We are here that people get to know Jesus Christ. I love you and I'll serve you all my days. I've prayed in your Son, Jesus. Amen. Amen.